ntagira amatwi yumva nakwiyumvira umusare. Tubaramutse inshuti za radio na televiziyo Umusare aho muri hose turabaramutse cyane, turabakunda kandi turanabakumbuye. Bamwe bati ale reka natwe turakuramutsa cyane, turakuramukije cyane, atariko abantu ba hano mu Kayanza uturamutsa gake, turabakunda abantu mu Kayanza. Undi nawe ahangaha ati muri Afrika y'Epfo twebwe vraiment ati n'igicyo duhora, ariko mukagira Imana mwe kuva hirya y'ejo twemo turaramukanya. Nanabagezaho ubutumwa bwa presidente icyo bita umukuru w'ikirenga wa FRN yakuwa Madame Chantal Mutesi Mutega, nawe agira ati ku rugamba ndakomeye ndi maso, ati nigenda baga ndahari. Reka rero duhere ku kiganiro La Voix de Sans Voix. Abantu bose basigaye bagikunda baravuga ati La Voix de Sans Voix, ati radio na televiziyo Umusare, radio Umusare yaje hageze. Turahera kuri uyu mugabo bita ngo ni Nyirimana Jean Paul. Nyirimana Jean Paul ararangisha uwitwa ntacyo nayigize Jean Damascene. Uyu ntacyo nayigize Jean Damascene ngo bari kumwe hano 1996 ngo yabaga Murongwe Uvira. Ubwo ababazi rero aho uyu muntu aherereye, uyu biba yitwa ntacyo nayigize Jean Damascene, bagira gute bamubwira kuri radio na televiziyo Umusare tukabahuza aho twaba duciye agahigo. Uyu nawe yitwa Kamana Jean Paul aragira ati nanjye ndarangisha mutoyi wanjye murumuna wanjye, ati uyu yanjye twahuraniye muri Kongo muri 96, ati uyu yagiye uko nubu ntago ndasubira kumuca iryera. Ubwo rero aba mwashobora kuba bamuhuza nawe yagira icyo agira gute bagira icyo badufashije. Dukomeze rero turacyari tumanuka rero kuri commentaire. Mbere ko tujya kuri commentaire, hari uyu mugabo nawe ntago yavugije, nawe yayiciye umurya yitwa Habumugisha agize ati ale ati reka tukubwire uwo Morse ushobora kubutamuzi, ati Morse ati giye twabanye iburongi, kurongi yari kambi y'abahoza n'abasirikare kwa Habyarimana, ati twahavuye ari ritona, ati twaje kugera ahitwa za Nyabibwe, ati Morse ati muri go Morse ati twageze turenze za Nyabibwe, ati icyo gihe yaramaze kugera ku ipeti rya kapitene yamaye nk'umwami. Mumve rero ati abanyarwanda bose baciye muri iriya nzira ndende, ati nasabaga abantu bose baba abahutu cyangwa abatutsi kuba uwo mwana w'umuhungu bamugira intwari. Ubwo rero abamuzi abazi uwo Morse mwamugira intwari, niko genda narababwiye nti ndamuzi ariko ntabwo nzi reka tuse naho turekeraho, ariko arakomeza rero uyu mugabo agira ati Morse rero ati igihe twari tuvuye Nyabibwe tumanutse tugenda twerekera hariya manuka twerekera za Tingitingi, ati byabaye ngombwa ko inkotanyi ziza zikaza kumararira impunzi z'abahutu twari turi kumwe, ati icyo gihe muri go yahise asubira inyuma n'abasirikare batarenze 12. Ati nta kindi kintu yaragiye gukora usibye gukingira izo mpunzi z'abahutu, ati izo mpunzi rero zarimo abagore n'abana, ati tweze imbere rero, ati yasubiye inyuma yanka kugira gute, aratubwira ati yewe simva hano zira mpunzi zose zitabanje kugenda. Ati ngaho rero aho yagiye akajya kurwana wenyine, akajya kurwana ni batayo ari kumwe n'abantu batarenze 10 n'abangahe. Ataho rero ati reka tukubwire urupfu rwa Morse rero ushobora kuutaruzi, ati kandi ale turagukunda cyane nanjye ndabakunda nanagushimire ubutumwa tugejejeho. Ati Morse ati yararwanye arwana wenyine kugeza ubwo bamukubita rokete, ati Morse yakubiswe rokete turi kumwe, ati Imana imuheruko ridashira. Ubwo abazi Morse rero ngo bamugize intwari y'abanyarwanda, murumva urugamba yarwanye ko yitangiye impunzi, abagore, imfubyi, abapfakazi hariya muri Kongo ngo bari begereye Tingitingi. Ubwo abaciye Tingitingi mwese mwihangane. Dukomeze rero turacyari muri commentaire. Uwitwa Filipo Kamanayo nawe aragira ati nagenda rangisha mwene wacu nawe yitwa Minani, atuye nawe yagiye muri Kongo ntiyagarutse. Okay, ubwo abandi mwese murabyumva rero. Ndayisabye Jean Damascene ati Morse ryama uruhuke mu mahoro, ikivi cyawe tuzacyusa. Uyitwa Ndayisabye Jean Damascene, umva abantu bari Morse baramuzi cyane, ati yari umwana wanjye mutoya. Okay, radio Umusare yaje hageze. Reka dukomeze commentaire tugendere tujye kuri Shaka Juste, ati Morse irindi yitwaga Murigo,
ati ni umunyagishamvu, ati yari umwana uzi ubwenge cyane, ati kandi yari umuntu akunda abantu cyane, ati naryame aruhukire mu mahoro. Ubwo murumva rero ko muri komantere muramanuka cyane mutubwira muri se rero mushyizeho n'irindi ko yitwaga Murigo Morse. Ubwo rero naruhukire mu mahoro atageze yitangiye abantu. Uyu yitwa inde Abimana Jean d'Amour, ati komerezaho kuki wowe uva mu bisezerano by'ibiriganya, ati ibyo nibyo dushaka ari byo kombe tuvuga ibisezerano by'ibiriganya, ati baze babakubite rero. Uyu nawe yitwa ngo ni Ngoma Dominique, ati ayo matwi yabo azumva ryari amatwi y'inkotanyi azumva ryari, amatwi y'inkotanyi azumva hageze, ariko arimo aragenda yumva buke buke. Reka rero dukomeze cyane, turagushimira cyane Ngoma Dominique. Abantu muri komantere turabona ari umunsi mwaje mutari benshi cyane, ubwo twizere ko ejo tuzaba dufite komantere nyinshi, ariko gikuru nuko tugira tuganire rero ku makuru arimo avuga kuri iyi si ya rurema. Mbere uko tuganira hari ibintu abantu benshi bakomeza batwandikira, barabaca inbox bakanyandikira bambwira ati ariko hari ibintu utavuga, ni ibiki mukagira Imana mwe, ati reka tukubwire ibigize inkotanyi, ati twari twinjiye mu inkotanyi tutazi inkotanyi icyo ari cyo, ariko tuzigezemo ibi reka nayo kwirinda kuvuga izina ry'uwo mugabo. Yagize ati inkotanyi muratwumva neza, twizere ko mutwumva neza 5 kuri 5, mwese mumanuka mukubita subscribe, tuvuga tuti nyaboneka dukurikire mwumve, hama muze mudukosore, kubera hari igihe umuntu avuga ikintu ukavuga uti oya aha wakabije, kosora n'ahakosora, ati siko bimeze ahubwo bipanze uku. Ibyo rero biradushimisha cyane bikatunezera, burya nta kintu cyiza nko kuba twaba turi kumwe 5 kuri 5 twese dukundana kandi tugira gute duhuriza ku kintu kimwe, kandi tunavuga tuti okay ibi bintu nibyo, reka kuko ibi bintu tubishyire ahabona. Uyu mugabo rero yabishyize ahabona agira ati munyumve neza, ati giye ninjiye mu nkotanyi muri 89, muranyumvira 90 hari hataragera, ati giyewe nabi Bugande, ati kuba nari Bugande twari tuzi ko ari umugambi mwiza koko w'inkotanyi, ati ndi umututsi, muranyumvira mwumve neza, ati iwacu ni hehe, ati twegewe mugiye kwavuga kuko amazina yendazi ko ntajyo bari mumenye ngo bamuhitane, ati wacu jewe ni hano muri Nyaruguru ahantu bita Indago. Abantu b'Indago turabaramukije, Indago ni ku Gikongoro, turabaramukije abantu b'Indago mwese mukomere. Ati wacu rero ni muri Nyaruguru ahantu Indago, ati ngiye nkimara kwinjira rero mu nkotanyi, ati nazinjiyemo ninjiye muri FPR, ati ariko igitangaje nibyo nahasanze ngeze mu Rwanda, ati tuvuye hano muri Uganda twaje turwana, ati jewe nari umusirikare, ati ariko twinjiye mu Rwanda nabonye ikinyuranyo cy'ibyo nari nzi, mukurikire mwumve. Ati reka nkubwire rero ibintu bigize inkotanyi za Paul Kagame zo muri FPR. Inkotanyi ni igiki? Ati ikintu cya mbere kiranga inkotanyi, nimba abanyarwanda batakizi bakimenye guhera uyu munsi, ati ikintu cya mbere kiranga inkotanyi ni ubwicanyi, ati kumena amaraso, iyo nicyo twakwita niho bashingiye, ati fondasiyo y'inkotanyi ni ukumena amaraso. Ati kigira kabiri kiranga inkotanyi ni ibinyoma, munkurikire, kumena amaraso, ibinyoma. Ati rero ikindi kintu kigira gatatu gitegezwa kuranga inkotanyi, ubwo tuvuye kumena amaraso n'ibinyoma, ati ikintu kindi kirangamo rero inkotanyi, ati ni amacakubiri. Mwabyumvise, amacakubiri kumena amaraso, ibinyoma, kumena amaraso, ati ibyo nibyo biranga inkotanyi. Ati cya gatatu rero ati ni ugusahura. Ubwo icya kane ni ugusahura. Yabimpaye rero ambwira ati reka mbikudondorere byose mbikubwire. Ati inkotanyi zirangwa, ikintu cya mbere kiranga inkotanyi icyo twakwita karangamuntu k'inkotanyi ni ukumena amaraso. Ati cya kabiri kiranga inkotanyi, ati ni ibinyoma. Ati inkotanyi ikintu cyose zikoresha ikinyoma ku buryo butangaje. Ati cya kane rero, icya gatatu rero, ati ni ugucamo abantu ibice, mwumvise, amacakubiri. Ati cya kane rero, ati ni ubusahuzi, ubusuma. Ubwo aba bakurikirana inkotanyi, ubwo namwe muratubwira muti ibyo bintu umuntu avuze nibyo. Ariko reka tumanuke rero tubabwire, tugenda tuvuga rero, yagiye ampa detaye kuri detaye. Yambwiye ati reka nkubwire, ati bahutu nimureke kwiriza ngo mwarishwe ngo murimo muricwa, ati burya abatutsi bapfuye ntago bagira uko bangana. Ati ibi rero mbivuze kugira ngo mbabwire ibyambayeho jewe, ati nababwiye ko ndi umunyagikongoro, ndi umunyendago hariya muri Nyaruguru, atari ko reka mbabwire, ati hari abana bavaga i Burundi b'abatutsi,
ataba abatutsi bavaga i Burundi bagaca muri Tanzania bakinjira ahantu bita Mutukura, ataba rero badusangaga i Bugande kuri training, atari ko ikintu cyaje kunyereka ko inkotanyi kuko zirangwa n'amacakubiri, ataba abana badusanze i Bugande bavuga ururimi rw'igifaransa ari abana bavuye muri kaminuza, ataba abana rero b'abatutsi bari bavuye i Burundi bari baje kudufasha kugira ngo turwane urugamba. Ati inkotanyi rero kubera ko zari zifise ibintu byazo zigenderaho, amahame zigenderaho, ati bamwe bari mu gisirikare cy'inkotanyi hano mu Bugande, atabenshi ntago bari barize. Ati cyakozwe ni igiki? Ati abo bana bose b'abatutsi bari bavuye i Burundi, ati bose bakubiswa amafuni, ati baricwa kugira ngo batazafata imyanya y'izo nkotanyi z'ingande twari turi kumwe. Ati cyo mubanze mukimenye. Ati nicyo gituma kuvuga ngo inkotanyi ngo zica abahutu aho uba wibeshye. Ati ikindi mvuga ukuntu yasoje agira ati ikijyanye n'amacakubiri, mwebwe muzi ko inkotanyi zifite amacakubiri ajyanye n'abahutu n'abatutsi gusa. Ati habana mba. Ati burya mu nkotanyi harimo amacakubiri adasanzwe. Ati amacakubiri adasanzwe mu nkotanyi ava ku giki? Atava ku bintu byo kwa Kanjogera, tuvuye kwa Barutagamuga kwa Kanjogera, ataba barazamuka ugasanga barimo barazinana n'abantu Kanjogera yambuye ubwami. Ati hariya ntimubone ibintu birimo biba imurenge, ati mwibaze ko ari ugusahura Kongo gusa. Ati habana mba. Ati hariya barimo barasahura Kongo ariko barimo barihora no ku banyamurenge, kubera ko abanyamurenge ngo baba ari abatutsi bavuye mu Rwanda kera mu myaka za 400 cyangwa 400 ntambaze. Atari ko aba bantu ngo bakaba bari barikubiye ubwami bw'u Rwanda barabwimyeho iki abega. Murumva abantu rero barazi ibintu byo mwitonda radio na televiziyo yemwe. Ati abanyamurenge ntago barimo bazira icyo kintu gusa. Ati barimo Kagame hariya arimo arihora. Ati koko aba banyamurenge ngo bari harimo ngo abantu bajyanye n'umwami hariya ngo akagira umwana w'umurenge, nimba rero umwami w'umurenge ntumbaze. Ariko ati bajyanye rero, ati aba bantu rero, ati Kagame ategezo kubihora ko, ati kuko bamaze imyaka n'imyaniko baba ari abanyiginya nimba barabaki, ati batwara igihugu cy'u Rwanda barabujije abega kugera ku ngoma. Ati ibyo rero Kagame ahagereye ku ngoma kubera n'umwega ategerezwa kwihora kuri buriya bwoko bw'abanyamurenge. Atabe abanyamurenge rero babereye ibipfu, ati bo bagize ngo bibatse ku izina ry'ubututsi, ati bibagirwa ko mu batutsi harimo ibice. Ati mu batutsi harimo abega, harimo abasinga, harimo abanyiginya, ati abo ngabo ubwabo barazinana urunuka. Ubwo rero banyarwandakazi twizere ko mubyumvise. Ubwo reka twe twikomereze amakuru yacu, ubwo ibiri imbere akari imbere karahinda. Reka rero tumanuke rero. Reka rero dufate rero ibintu birimo bivugwa kuri isi ya rurema uyu munsi. Hano hari amakuru arimo aracicikana ku mbuga nkoranyambaga, ariko hari amakuru arimo yihuta cyane arimo avugwa hano mu burasirazuba bwa Kongo, cyane hano muri Sud Kivu. Aha rero cyane aha bita Kamanyora. Abantu benshi rero baravuga ati aya makuru ni yakenewe kugira ngo avugwe, ati kuko ibintu bigeze hamwe hadasanzwe. Ni amakuru ameze gute rero? Mudukurikirane cyane. Turamutsa umuntu Nshimimana Veniste, uyu wo ku Gasaro Kaburaga. Uyu mugabo nawe agerageza kuduha amakuru neza cyane, kuko iyo ufashe radio Agasaro Kaburaga arahanagera akakubariza ikibazo ukavuga uti iki kibazo nange ndacyumvise nagenda kigira gute nakibaza. Reka rero tumuramutse Nshimimana Veniste ku Gasaro Kaburaga. Turamutsa n'abandi abantu barimo bambwira bati ale wewe, ati hari umuntu twabuze ashobora kuba yaragiye mu buruhuko bw'izabukuru, ati yari umunyamakuru kuri BBC. Nahise mwibwira ndavuga ni ninde. Reka mbabaza akabazo gatoya cyane kuri BBC, mumbwire umunyamakuru mwakundaga kuri BBC. Okay, tunyarukire no mu Rwanda, mumbwire abanyamakuru batatu mwakundaga mu Rwanda mbere y'ingoma ya FPR Inkotanyi. Abanyamakuru batatu mwakundaga mu Rwanda bari bande, babagezagaho ibihe biganiro? Ubwo ako tuzagasanga ijo muri commentaire. Twikomereze rero. Arambwira ati rero reka tubabwire amakuru arimo avuga hano, ati burya abanyamurenge nibwo bagikanguka. Ati twongeye tunashimire imiryango y'abanyamurenge yahagurutse igahagarara. Ni ibiki rero birimo bivugwa hano ibuvira? Ni mu gihe nyaboneka ibintu byabereye Karundu, byabaye ibintu bya Karundura, byabaye ibintu bidasanzwe, kuko hariya Karundu inkotanyi zishobora kuba zarahakomerekeye, zarahaciriwe imitwe, kubera ko abantu bari muri iriya nama bari abantu bakomeye cyane. Iriya nama yari imibera hariya Uvira ku cyambu cya Karundu, aho drone yaje ikabatwika bose. Ati burya ni inkotanyi zaciciye umutwe. Ati ariko ntabwo ari kinshaka kuvuga, ati ahubwo nshaka kuvuga ikosa FPR Inkotanyi yakoze, ikosa ridasanzwe.
ati ibi bintu yabikoze yibwira ko bizatuma igira hari ikintu na kimwe igeraho, ati ahubwo ibintu yakoze byatumye abantu bose bibaza bati ya mayeri y'inkotanyi turabonye twagora tuvuga tutarabona. Abanyamurenge bati rero ninde yabwiye u Rwanda kuza kudutabara? Ati abanyamurenge twarahagorewe, ati abanyamurenge twishoye mu bintu tutabizi, none ubu ni ukwandika ibaruwa tugasaba imbabazi abakongomani bose hamwe n'iki na leta ya Kongo. Kubera iki abanyamurenge baba bagiye gusaba imbabazi? Byaba bitewe n'iki? Abanyamurenge bati tumaze imyaka 30 dukorana n'umwanzi wa Kongo, atariko kuri iyi tariki hoho naho kuri uyu mwaka hoho byabaye akamaramaza. Ati abanyamurenge batangije CNDP barinjira muri M23 ya mbere, ati abanyamurenge barayobowe na Rurankunda, abandi bayoborwa n'uyu Ntaganda, atariko ntabwo twari tuzi ibiri inyuma y'iki ya FPR Inkotanyi. Ati FPR Inkotanyi yo objectif yayo twari tuzi ko rukuza gutabara abanyamurenge ndetse tugakora igihugu cyacu. Ati byo nibyo FPR yari yaraducengejemo, ati ndetse n'abantu bose n'isi nibimenye, abo n'abanyamurenge barimo babyivugira. Ati abana bacu bagiye gufasha FPR ubwo yateraga u Rwanda ivuye mu Bugande. Ati twari tuzi ko tugiye gukorana, atariko icyadutangaje ni uburyo FPR ahubwo twaje kubona amayeri yayo ko yo igishyira imbere abanyamurenge hari ibindi gamije. Ubwo abadukurikirana amakuru bakurikirana radio na televiziyo Musare muzatubwira muti ibi bintu uri muvuga are, ati twarabibonye, ati natwe turabizi. Dusabe cyane abanyamurenge n'abandi bose bacitse ku icumu cyangwa se n'abandi bose barokotse inzira ndende ko mwazaza mutanga amakuru kuri radio na televiziyo Umusare. Bimeze gute rero? Ati ibi rero abanyamurenge twabibayemo tutabizi, ati dutanga imfashanyo, dutanga inka, atariko ibintu byabaye hano muri Uvira byabaye akamaramaza. Ati burya byabaye nk'itegeko, twari tuzi ko kuko ari itegeko kandi byabaye nkaho ari isezerano ryari risohowe. Ati abanyamurenge ibyo bari barasengeye, ati cyangwa se ingufu bari barashyizemo, ati twari tuzi ko tugeze ku ipfundo ryari rikenewe. Ipfundo ryari rikenewe ryari rihe? Ryari yo kuvuga ngo Uvira irafashwe, ahubwo Uvira ifashwe hagafatwa Karemi, duca tubihuza na Murenge, dukoriye igiki igihugu natwe turuhuke. Ati cyadutangaje, ati n'uburyo ati inkotanyi zadutaye mu rudubi, ati ahubwo zozo icyo zari zigamije zigihejeje gusabana no kugira gute ziradutererana. Ati ubu rero hano Kamanyora hari ibintu bidasanzwe, ati nicyo gituma mubona abanyamurenge bahagurutse bagahagarara. Ni biki biri Kamanyora? Inkotanyi zimaze kukurwa muri Uvira, ati zahisemo kwikura abanyamurenge zitugira umutego w'abakongomani hagati y'abakongomani n'abanyarwanda. Atariko ikintu gitangaje rero ni ibintu bitatu tugira tubabwire abo n'abanyamurenge barimo bivugira ibi bintu. Ati hano turi Ikamanyora bimeze gute? Ati ubu ducumbitse mu mahema, twakoze inkambi zitatu. Mwumve kurikira amakuru, inkambi zitatu ziri hano Kamanyora. Ati hari inkambi y'abanyamurenge pire abakongomani n'abanyamurenge, atabo turukwacu. Ati hari abanyarwanda baje kudufasha urugamba b'abatutsi, atabo nabo batwikuyemo bajya ukwabo. Ati hari n'abakongomani b'abavira cyangwa se abafurero cyangwa se ababembe nabo turi kumwe hano nabo bari ukwabo. Ati kubera iki rero buri muntu wese ari ukwabo? Ati ubu turareba nayingwe, aho ni ibintu biva ari Kamanyora mu nkambi z'abanyamurenge. Ati turareba nayingwe. Ati kubera iki rero turimo tureba nayingwe? Ati nuko aherutse kuba inama hano muri Kamanyora. Amakuru twadusoma urusaku rero twasomye urusaku, amakuru twagiye twaba reka dusuma urusaku baze batubwire. Ati hano rero aherutse kuba inama idasanzwe, ati abakuru rero ba M23 b'abanyarwanda batubwira ko twebwe abanyamurenge b'abakongomani dutegerezwa kugira gute, udukurikire, dutegerezwa kugira gute gusubizwa iwacu. Nta mu Rwanda ntaho dufite tujya. Ati mwumva ikintu cyababaje abanyamurenge. Ati mu Rwanda ntaho dufite tujya, dutegerezwa gusubira iwacu imurenge. Aha atariko kuva ibuvira nta muntu yaturashe, nta n'uwatwirukankanye, nta n'ugeza adukomaho. Ati ahubwo M23 RDF Paul Kagame nibo badukuye ibuvira mu mazu yacu ngo niduhunge kugira ngo abazarendo baze ntibatwice. Ati ibi rero byatumye duta amazu yacu, atari ku bujujure twakoze ubucucu twakoze, naricyo gituma dutegerezwa kwandika inzandiko dusaba abakongomani bose imbabazi ndetse na leta ya Kongo. Ati nuko mu myaka n'amagana yari iheze abanyamurenge turi buvira nta muzarendo yigeze adukoraho, atahubwo natwebwe turabazarendo. Kurikire rero amakuru rero.
ati rero ubu noneho amatangazo arimo asohoka rero n'ayandi. Mwumve rero ukuntu nababwiye nti ya turufu y'umugabo Paul Kagame yahindutse ikigarasha. Ikigarasha abantu benshi ngo ntabwo bazi icyo ari cyo. Abantu bakinye karata mumenye ko ikigarasha bivuga inganda. Kupana abazungu bivuga inganda. Aha rero bimeze gute? Burya rero uruciro mukate rugahita rivokamwe abantu mwe. Iturufu rero yahindutse ikigarasha gute? Aba banyamurenge bamaze kubona ko bagirwa iturufu kugira ngo Kagame asahure agume ku butegetsi. Aha nabo baramwigaramye bati ibi rero ni ukubigeza ku miryango mpuzamahanga, tukabigeza ku isi yose, naho tukabigezaho na Amerika ikabimenya ko nta muntu wigeze atuma Paul Kagame ngo aze kuturwanirira. Ati arwanirira inda ziwe n'igiki n'ibintu byiwe bya politike, ati ishyaka ryo rya politike rya FPR inkotanyi bashaka kugeraho, atahubwo tumaze kubona ko yaje kutwihora no kutumara, nta wundi mugambi wiwe usibye wo kumara abanyamurenge. Pole sana abanyamurenge. Ibi rero ngo byatumye rero haboneka amacakubiri hagati mu basirikare. Mujye mukurikirana radio na televiziyo Umusare, tuba twacengeye kugira ngo tubabwire byose. Hagati rero ya Twirwaneho, okay? Mwumve Twirwaneho, hagati ya Twirwaneho, hagati ya Red Tabara na M23 RDF. Ni imitwe itatu ariko ikuri yose ni ya Kagame, ariko uyu ukuyemo Twirwaneho, burya Twirwaneho yigeze kuba ari y'abanyamurenge. Aha rero niho hari akantu mugomba kumva mukavuga mutereka dukurikira aka kantu kuko kaba gakenewe. Iyi Twirwaneho yari y'abanyamurenge, ntabwo yari ya Kagame. Yari y'abanyamurenge ryari rero. Yari y'abanyamurenge igihe yayoborwaga n'uyu nyakwigendera Rukundo Makanika, Michel Rukundo Makanika. Uyu rero Michel Rukundo Makanika yanze kugendera ku mategeko ya Paul Kagame, akoresha ibishoboka byose misiyo mpaka baramwica. Inkotanyi zimaze kumwica zamusimbuje uyu bita Sematama. Murakurikira. Uyu Sematama mu gusimbura Rukundo Makanika, Sematama ntiyabwiwe misiyo ajemo. Yarazi ko ariyo kurwanira nawe abanyamurenge, ariko akagendera ku mategeko ya Paul Kagame. Sematama icyamutangaje ni kimwe rero, ni ukubona abanyamurenge bene wabo bakurwa ibuvira bakajyanwa muri Kamanyora nta muntu abakozeho. Ariko reka mwumve amakuru mukurikire neza. Aha amuntu rero nawe yampamagaye arambwira ati tereka tukubwire twebwe tuba ibuvira komera. Ati abacuruzi ba mbere bari hano ibuvira, ati abantu ba mbere barabavunjayi ibuvira, ati nabanyamurenge. Ati mu myaka yose ishize, ati basi duhere muri 96, ati intambara ya Kabira, ati imyaka yose 30, ati abanyamurenge hano ibuvira nibo bari bafite amafaranga menshi, nibo bafite amatungo menshi, amazu meza, ati nta muntu numwe yabakoragaho, ati ahubwo bari abantu bagize gute babami hano kubera amafaranga bari bafite. Ati ubuzima bari bafite bwari ubuzima bwiza, ati nta muntu numwe yamutungaga urutoki. Ubwo abantu bari buvira baraza kutunyomoza, cyangwa se abari za Australia cyangwa za Amerika baratunyomoza, kuko niho abanyamurenge benshi bari. Ati rero birababaje kandi biranatangaje kubona hirya yejo babwira inkotanyi ngo zive ibuvira zita zikorera abo banyamurenge, zigata zibikorera zikabajyana hehe ari Akamanyoro bagasiga ibintu byabo. Ati na kindi kintu rero bari bagamije kugira ngo gusa abo banyamurenge berekanwe nk'iturufu ko FPR inkotanyi n'imirwanira abatutsi. Ati rero iki kintu kigiye gusiga rero ibintu bibi cyane. Ati reka tugaruke rero enyuma rero abantu rero bati amakuru rero uri muvuga yaryoshye, atari ko reka tugaruke enyuma ko byavuzwe n'abatutsi. Ntabwo ari umuhutu yabivuze. Mujye mwumva rero ari abantu tuba tugwanira bakabwira ati ibi ariko jye ubibwira abanyarwanda babimenye, ibyavuzwe n'abatutsi apana abahutu. Bahera kuri nde rero, barahera kuri Ezra Mpyisi Pasteur. Uyu ni umudivantiste n'umusaza yarajyamye ukuboko kw'abagabo. Ezra Mpyisi yagize ati, ariko mukurikira radio na televiziyo Umusare mw'abantu mwe mudukunda ariko tubakunde. Yagize ati mbega mwebwe ni igiki muvuga? Ati Paul Kagame si mutora, ati reka bice, atazabica, ati kuko rimwe mu mutora, ati kandi nimwe mumuha kubica, nimwe mwiteza ngo mubice. Ati mbega abatutsi nk'ubu tugize ibyago tukongera tugahunga, twahungira hehe ko akarere twakishe nabi. Ibyo ni byavuzwe na Pasteur Ezra Mpyisi. Kuki aya magambo Ezra Mpyisi yayavuze? Ngo byatewe nuko Ezra Mpyisi yari umuntu yaba yarafashije FPR cyane, ariko akaba yarakurikiranaga ibintu bya politike haba hehe, haba muri kano karere Region de Grand Lac ndetse na Njabukamazi. Ezra Mpyisi rero ngo hari abantu babashaga kumugezaho amakuru cyane cyane b'abatutsi bakomeye cyane b'abasaza, bamubwira ati handi hano muri Tanzania tumerewe nabi kubera ubutegetsi bwa Paul Kagame, hano i Burundi tumerewe nabi kubera ubutegetsi bwa Kagame, hano muri Uganda tumerewe nabi kubera ubutegetsi bwa Kagame, hano i Kongo hoho biracika.
Ezina Mpyisi uwo yarabivuze, umujenerali ubu basigaye agendera mu kagare yitwa nde? Yitwa Kabarebe. Kabarebe nawe ubwiwe yagize ati nimuhaguruke mwarubyiruko mwe. Uwo ni Kabarebe. mujye mukurikira amakuru, ati urubyiruko mwebwe rw'abatutsi nimuhaguruke, ati mumere magabo, ati kuko akarere twarakayogoje ntituzasubira guhunga. Nimwumve na mwebwe umuntu ariyemereye icyaha, ati akarere twarakayogoje, ati mu karere twakoze ibintu bibi, ati twamennye amaraso, twabeshye abantu, twishe abantu, twageze gute, ati mwebwe nimwimenye, ati ntabwo Imana yagiye ati mwebwe rero nimutimenye, ati ntawe muzusubira guhunga kuko akarere twarakayogoje inkozi z'ikibi. Reka rero tugaruke rero, ariko icyatumye tubabwira tuti ibintu tugakurikirana amakuru gusa ngo y'intambara barimo bararwana, ahubwo mujye mukurikira amakuru ya politiki, mwumva ahantu ibintu bigana. Rero ijambo rero rimwe kuri nde banyarwandakazi dukurikira radio na televiziyo Umusare ni iri aricyo tugira ngo tubagezeho. Burya ngo ikintu cya mbere kibi ni ukuvugwa nabi, ngo izina ryawe risizwe iyo ribaye ribi bikavugwa nabi biba biheze, ngo gucafuzwa cyangwa se kukuvuga ukuri bishobora kukubeshaho cyangwa bikakwicisha. Ibi rero tubihera hehe? Abahutu, reka duhere ku cyo bita abahutu. Abantu baragira bati, n'abashakashatsi mudukurikire, bati nyuma y'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi hagwa umuntu azatwara igihugu cy'u Rwanda, atari ko byo gutwara igihugu cy'u Rwanda tubivemo, atereka tubwire ubwoko bwitwa ngo n'abatutsi. Ariko nagiye ku rundi ruhande vuga nti abatutsi murababeshyera, ntabwo ari abatutsi bose, ahubwo ngiye navuga nti reka tubwire igice kimwe cy'abatutsi n'abahutu bari muri FPR, tubabwire iherezo ryabo naho ibintu bigana bimeze gute. Rero baragira bati ikintu cya mbere cyabonetse kibi cyane cyavuzwe kibi ni ijambo interahamwe. Ati kuba abahutu bariswe interahamwe byatumye abahutu banyonyomba babura aho bacikira. Kubera iki? Bashinjwaga ko bisha abantu, ati kwica abantu b'inzirakarengane ntacyo bahora, cyatumye abahutu ijambo interahamwe ricafuza ubwoko bw'abahutu kugeza n'uyu munsi wa none. Kuba witwa umuhutu bikagutera ipfunwe. Kubera iki? Kubera ibintu interahamwe zakoze. Ibi turabyemeranywaho, nibaze ko nta n'umwe atabyemera. Umuntu yemera ko ari interahamwe n'igihe jyenyine ariko itisha umuntu, reka da kuko ndi umuhutu. Ariko rero abandi rero bahita bamanuka baravuga ati rero icyadutangaje rero cy'abahutu rero ngo ni iki? Mukurikirana amakuru, ati abahutu bo bari bazi ko icyaha kuko ari ukwica umuntu, atari ko siko FPR yabifata. Hariho abantu b'abahanga bagenda badusobanura utuntu n'utundi, bati twe hano mu Rwanda ntabwo twabasha kubivuga, ale tuvugira ibi bintu kugira ngo isi yose bimenye. Ati umuhutu aho uherereye, ati tukubwire, ati dufate duhere muri Gacaca, ati muri Gacaca abahutu benshi bagiye bikuraho ibyo bintu bakaza bagashinja abandi bantu ibyo batakoze, ati bagatanga ngo icyo bavuga ngo ni ubuhamya, ati bikarangira nabo bagiye mu buroko, ati abo n'ababaye abere bikarangira bashinjwe ingengabitekerezo cyangwa ibindi bintu, ati bagatwarwa amasambu yabo bakanyagwa zigahera. Ati rero icyaha rero ntabwo ari jenoside, ati reka tubwire ko abahutu icyaha baregwa ntabwo ari jenoside. Ati FPR Inkotanyi icyaha irega abahutu, ati n'ubwoko, kubera n'ubwoko, ati icyaha mwakoze ni uko muri abahutu gusa. Ubwo murabyumva rero icyaha mwakoze mwabahutu mwe nuko mwavutse muri abahutu, icyo nicyo cyaha kibi. Undi rero yahise akomeza arambwira ati ibi rero byarabaye bimaze imyaka kuko 28 birimo bizunguruka hano mu karere, atari ko noneho ukurikije ukuntu ubutegetsi bwa Kagame bumeze, ati bugiye gutuma umututsi azaza abura ahantu yihisha muri kano karere, bimutera ipfunwe no guhagarara ngo agende, ati kubera ubutegetsi bwa Paul Kagame. Ati Paul Kagame twari tuzi ko yanga abahutu cyane, ati kuko burya no mu rugwiro, ati nta mukozi n'umwe urimo w'umuhutu, ati ariko twasanze Kagame atanga abahutu, ati ahubwo yanga abatutsi. Ati kuko muri imyaka 30 ishize, ati abatutsi baracafuzwe cyane, ati abatutsi bahindutse icuro ry'imigani, ati ku buryo abatutsi baboneka nabi mu karere k'ibiyaga bigari, ati ku buryo bashobora kuzabura aho bacira nabo bamira bitewe n'ubutegetsi bwa Paul Kagame. Ngo kuva rero habayeho abahutu n'abatutsi ngo nibwo bwa mbere haboneka urwangano cyangwa se isura mbi kuri ubu bwoko bwombi, aho abatutsi bavugwa nabi mu karere nk'uko abahutu nabo bavugwa nabi mu karere. Ariko ngo ibi byose bikaba bibaye ku ngoma ya Paul Kagame. Ubwo n'abantu b'abashakashatsi bo baragerageje kutubwira uko byifashe muri politiki. Ibi rero byaba muri Tanzania bamaze kubimenya, Kenya nuko, Uganda yo niho bivuka, mu Rwanda abakongomani bo bamaze kuritera ijisho kera, naho mu Burundi bo bamaze bo kugiheza icyo kibazo
kibazo ntabwo kikiharangwa. Twikomereze rero ubwo murakoze cyane kuba mubaye abantu babashe kuduha amakuru turabashimira inshuti zacu. Reka twikomereze amakuru kugira ngo tugende twihuta cyane. Rero imvankusha iti M23 yatabarije abanyamurenge. Nimwumve noneho iyi mwumve imvankusha ni ikinyamakuru cya Kigali ngo M23 yatabarije abanyamurenge ngo bari Buvira ngo kuko ngo barageramiwe ngo kuva M23 ngo yava muri Buvira ngo biboneka ko abanyamurenge ngo bagiye kwicwa ngo bari Kamanyura. Ninde yabajyanye Kamanyura? Ni M23. Ubwo murabyumva rero yandi bababwira bati aho rero urakoraho ugasanga wakoze ku muriro wagize gute ucanye. Leta zunze ubumwe za Amerika ikomeje rero kugenda yikura ngo mu bikiki ngo mu masezerano turagenda twihuta mu masezerano ya ONU ngo bijyanye n'imiryango ya ONU ngo Leta zunze ubumwe za Amerika ziragenda zivamo ngo kubera ibihugu bya Buraya. Ariko icyo dushaka ariko kugaruka rero gatoya ngo n'amasezerano y'uburiganya rero ngo rero baba depite rero muri Leta zunze ubumwe za Amerika baba bateranye bati tugutunza gatoki bati rero mwumve rero ibikomeye aribyo tubabwira tuti nyaboneka mwitonde muhagarare magabo ariko mwikuremo abantu bimbwa babandi bagira gute bakigambana bagambanira bene wabo ngo muhutu uriya ngo yakoze icyaha ahubwo ntibamenye ko ngo icyaha ari ubuhutu. Icyaha ni ikintu ubuhutu, icyaha ni ubuhutu, ubu icyaha ni ubututsi. Ikosa rya mbere ririho kuri mu karere k'ibiyaga bigari abanyarwanda twakoze no kwitwa umuhutu, ibya kabiri no kwitwa umututsi. Ubwo turangitswe cyane kubera iki ubutegetsi bwa Paul Kagame. Reka tumanuka rero imvankusha rero yabiciye umurya rero. Reka ibi twabihejeje ahubwo reka tujye kuri amasezerano rero. Abadepite muri Leta zunze ubumwe za Amerika rero bati Kagame noneho haje itegeko rero tugutegetse ko ukuramo abo bantu bawe, izo ngabo zawe zikuremo. Muyaya nawe bunyamukurikira amakuru. Rega mwe mwibaza ko ibintu byoroshye, harimo haraba intambara ya politike, kandi iyi politike rero ukuntu ikomeye cyane naho tubabwira ko u Rwanda rugeze ahatemba nuko nta muvugizi u Rwanda rusigaranye. Reka data waruvugiraga yahigaga hijanje bimeze gute? Patrick Muyaya aravuga, Kilombo Kiseketa akavuga, Kayikwamba akavuga, n'indasiga avuga mu Rwanda wagomba kuvuga ari Paul Kagame. Uyu nawe ntagashobora kurira indege ngo agende mu bihugu bya Buraya, ntibikunda kuko azi ko yahita atabwa muri yombi. Kurikira aya makuru wumve rero nimba rero aba badepite ba Leta zunze ubumwe za Amerika bamaze kwemeza bati u Rwanda ni rwateye Kongo n'urwo rwagize gute ati ndetse muri ya masezerano ibyo bemeranijwe nta na kimwe bagezeho, ahubwo bahise bategeka ko Kagame akuramo abasirikare biwe agatangira kubahiriza amasezerano bagiranye nande na Kilombo Kisekedi. Ingorane rero ihari nimwe, abadepite nabo ntago ari abantu bazima, ahubwo ni abantu barimo bashaka gukora ikintu kibi kidasanzwe kuri Paul Kagame. Kubera iki? Nuko bahita bagira bati nibakuremo abasirikare babo hanyuma ubutabera bukore. Iri jambo ryo mbashaka kugarukaho, ubutabera aribyo twababwiye tuti inkotanyi mu kuva muri Kongo nkuko Ivoda yabivuze ati no gupfa no gukira, bagakuramo abasirikare babo mw'abantu mwe barahita baboneza ubutabera. Patrick Muyaya nawe ati twebwe dukeneye ko dutangira gukorana na Leta zunze ubumwe za Amerika ku masezerano twagiranye, ati ha mu Rwanda nago nikuyemo abasirikare babo, aha amati dukore ubucamanza bukore ku bantu bishe miliyoni 14 z'abakongomani. Abandi bati urubanza rwariciwe kuko Leta zunze ubumwe za Amerika yaba Donald Trump yemeye ko izo miliyoni zapfuye, ati ambasaderi wiwe muri ONU yemeje ko abo bantu bose bishwe na M23. Atariki gitangaje ati nuko bemeje ko M23 itabaho, habaho Paul Kagame. Iryo ariko turya Paul Kagame. Ibi ngo nibyo bishobora kuba bifungiye Kagame mu rugwiro akaba atakurira indege ngo yerekeze i Buraya cyangwa muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Kubera iki? Kubera ko izina ryiwe ryamaze gucafuzwa. Hari n'ibyo muri twese tubabwira tuti izina ryawe iyo ricafuye ubura inzira ubura amahwemo. Gute rero abahutu twababwiye ukuntu bacafujwe no kuba bariswe intera hamwe bakabura aho bahungira. Abatutsi murabibona ukuntu nabo bagezweho bavuga ko ari inkotanyi. Paul Kagame rero chef wabo nawe ati niwe mwacanyi, Amerika imaze kubigushinja nta hantu namwe wabihungira. Reka rero twikomereze rero amakuru. Ibi bantu bose barabibona ko ibi bintu bigiye gukomera Paul Kagame, kuko nimba abadepite ba Leta zunze ubumwe za Amerika bahagurutse bati twebwe dushizeho delegation igomba kugenzura ibyabishyirwa mu ngiro ry'amasezerano, nawe ukaba ukikira igiti uvuga ngo ushaka gusubira Uvira. Ari nabyo twababwiye tuti Sematama, hagati ya Sematama na Sultani Makenga rushobora kwambikana mu kanya n'akanya mukumva urusasu ruratanguye, uko Sematama ntibaza ukuntu abana b'abatutsi cyangwa se abana b'abanyamurenge baguye hano Uvira baza gufata Uvira. Kandi mw'abantu mwe mbujya ntimugire ngo hapfuye abantu bakeya, reka data hapfuye abantu benshi kuva hariya azangomo umara kuza gufata Uvira, hapfuye inkotanyi nyinshi, ariko birangiye gibe gute Uvira bayirekuye. Ni mubazo w'amaraso yamenetse ngo nacyo kirimo kibabaza Sematama cyane bagiti aba bantu izi nkotanyi zaratubeshye, ati twereka dutangiza urugamba rwacu. Ngo ntawo bizi niba bazasaba imbabazi cyangwa bagatangiza urugamba rwabo, byo birabareba. Reka twikomereze rero. Uyu mugabo yitwa ngo ni Kongo ngo ninde Albert Kabasere,
uyu yitwa ni muri Congo Albert Kabasere Directeur General wa Institut Supérieur Pédagogique yagize ati mwumve rero politiki yanigana kirombo Kisekedi batira turaje tukongere muri politiki ati twebwe n'iby'amatora ntabwo bitureba uyu yitwa Albert Kabasere Directeur General de l'Institut Supérieur Pédagogique yagize ati rero ati twebwe kirombo Kisekedi dukurikije ibintu harimo dukorera ati byo kumutora ntabwo tubikeneye twebwe abakongomani ahubwo tumwemerera kugira ngo ategeke kugeza ubwo Kongo ironse amahoro ubwo hari turufu yari yazamutse avuga ngo kirombo Kisekedi asigaje imyaka mike kugira ngo ave ku butegetsi inkotanyi ngo zari zitangiye kwikirigita zigaseka ariko murumva hejuru rero muri politiki abanyapolitiki b'abakongomani bamaze gusobanukirwa bamwe barabwira kirombo Kisekedi bati iby'amatora ntibituraba ati natwe ntibituraba ati Kigali nigume hariya n'abakongomani tugume hano ati tuguhaye gutegeka kugeza ubwo Kongo ibonye amahoro twirikomereze gusa tuba twagataye mu bati mwakamenye tugendere duheza rero aya makuru rimwe akagira imana mwe ngo burya ngo warose nabi burinda bucya ibyo inkotanyi bye bye inkotanyi bye bye bimeze gute rero mwumve ngo ibintu byabaye Kigali byabaye kacitse kabaye ariko he kabaye agaye ngo ni mu gihe rero ngo Kigali ngo hari inzu ndende yitwa ngo ni Kigali mwe si tower iyi nzu rero ndende ngo ni ya Kagame yanditseho umuhungu wiwe iyi nzu ndende rero ngo icyatangaje abantu ngo niyo ndende muri Kigali ngo n'uburyo inzu ndende ngo bavuga ngo ibati ryavuyeho imvura iragwa ngo amazi hinjira amazi yo muri toilette ubwo nuva amazi yavuye hejuru yaraho muri toilette abandi batereka data atahubwo ni nk'igitangaza cy'Imana ati habari nk'ititwara imyanda mikuru ati kuko iyo nzu iranuka yose atamazi yasesetse mu nzu yose atabantu bavamo biruka ati umuntu kurimo ntusanzwe ati kandi si ubwa mbere si n'ubwa kabiri ariko amakuru twe tuba dushaka kubabwira rero ntagaraya oya ahubwo tuba dushaka kubabwira ukuntu umuntu baduhamagaye uyu yagize ati we ati we ale ati ibyo ni ibiki urimo ati iyi nzu mwaba muzi ahantu yubatse reka data ati iki kibanza cyari cya Kagame ati reka data ati twababwira ko inyene iyi nzu ari umuntu akomeye atakomeye kandi muri bya bindi by'abanyarwanda ba kera ati iyi nzu Kagame ntashobora kuyikoreramo ati n'abahungu be ntibazayikoreramo ati zokwa inuka ati kuko nyirayo ni umuhanga murumva icyo ashatse kuvuga ni twa tudege tw'amayobera tw'ikibungo ubwo muratugera mama ariko abanyarwanda ni beza ndabakunda mwiyumvi ubwo Kagame yagiye kubaka mu kibanza cy'abandi asanga umuhungu yubatse mu kibanza cyiwe azi gukwega aravuga ati izahora inuka bazayisenya bati nuko bazazana engineer wa hehe ati zakomeza inuke kagira inkuru sinazi kuhaye twagiye rero ngo Burusiya rero n'ububirigi ngo byabimarutse nabyo muri Kongo bibwira Kagame bati kuramo dushaka umutekano kugira ngo twicukurira amabuye y'agaciro titoka ubwo rero murumva ububirigi nabwo bwasinye buti twege ubutuje gukubura noneho gukubura ibyo bintu birimo muvuga ngo ibuvira ubwo rero reka tuse nkaho turangiriza aha ejo tuzatubabwira amakuru uko byifashe ku rugamba kuko ku rugamba ubu harimo harakora drone gusa M23 kuri tele bimeze gute tuzabibabwira ejo mwari kumwe na are naho ubutaha bye bye ciao